ukubona ari umushumba anukuruta amatama arayireba tugenda n'amaguru turi muri dushe amahanga gabuze engeraho amasaha yashize mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 6 umurongo wa 7 wonyine. Paje 326 paje 326 ndajya mvanga ikinyarwanda n'ikinyaruhengeri. Twahageze reka dusome. Niyubaka ry'iyo nyumba barubakisha amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye mu iyubaka ryayo. Ijuru ritwiteho katurumbe Bibiliya zacu. Ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo nujya wibuka ineza yayo ujye ugira icyo ukora. Nujya wibuka ineza yayo bijye bigutera kugira icyo ukora. Imana tugire neza cyane. Nkurikije ibyiza biraha buriya ndashima Yesu ubiyomfa mba naje muri iki giterane. Warakoze kundinda zikurinda Mana warinze ngewe ubu ndiho yoko bukwe naso bukwe muzara wawe umukazi wawe ntacyo utakoze. Mana yaturinze tugenda turinda turyamye turi mu modoka tugenda ku mamoto turi abanyonzi mu ndege mu bwato tugenda n'amaguru turi muri dushe amahanga gabuze engeraho amasaha yashize yarinze kaka kabine gashangazi yarinze aho yarinze rwose agiye kurangura ari guherayo yaragarutse imara arayizana amazi kakoze yarinze kivunge yaranyereye avundika akaguru ntanuramwunga ubu nta kibazo afite. Warinze Gasongo yaranyereye nta mbaraga afite umuhagararaho ubu barakomeye. Turi hano kubera nde? Kubera nde? Guseka kubera nde? Kureba neza kubera nde? Ubutware kubera nde? Igikongi kubera nde? Uri Gasongo kubera nde? Umutunzi kubera nde? Ikizuga kubera nde? Uzi ko muranosha mugatumya tutumva indirimbo za Wasafi. Mushaka kunyosha kugira ngo ntumve indirimbo za Wasafi. N'ukuboko kw'iburyo ukuntu twari dukumburanye. Nujya wibuka ineza
ariko mana iyi nzu ni iyande yavuzwe nande ryari kubera iki Dawidi yitegereje Imana arayireba Dawidi yitegereje Imana arayireba arayireba aravuga ati izina ryayo ni Haleluya. Amen. Nubwo kubona ari umushumba anukuruta amatama arayireba yuko ukuntu yirirwaga nyamasi inyoni arayireba arayireba we arayireba yuko ukuntu ntawe mugemuriragiyo arayireba yuko akirana n'iduhu arayireba kubitana n'intara arayireba arayireba we arayireba aravuga ati izina ryayo ni rekeraho muri kunesha mudatumye nigira umuhanzi kandi nshaje Dawidi mwene Yesayi abantu bamuvugaho byinshi abateolojiye bamuvugaho byinshi cyane ndetse hari n'uwatukubise igiparo twari mu ishuri rya Bibiliya ya ku Gisenyi ariko buriya Dawidi manza mutanamuzi rero manza mutamuzi Dawidi buriya yavukanye na bariya bana bandi ntabwo nzi uko yavutse sinarima buriya ibintu ni byinshi ariko aratuganiriza aratubwira tumva rero jye nararebye hari ibindi bitabo nasomye kuko ibitabo byose nturabisoma ujye unasomerega hari inkuru nyinshi utari wamenye ubundi Dawidi bashidikanya ivukana kuko ubwe muri Zaburi yaravuze ngo mu byaha niho mama yabyariye abamenye impamvu nyina yamubyariye mu byaha Dawidi rero bavuga ko byibura yaje kwa se ngo afite imyaka iri hagati y'itanu n'irindwi ise rero nawe ngo ashaka kumwica mu buryo bwa gisirimu ubundi hari umuntu ushobora kukwica akakwica uhagaze kandi akakurangiza abana barajya kurya ati jya kuvoma dore kwasi urajya uvuye kuvoma kandi abandi bamaze gukora bagiye kugira bategura abandi baba bagiye kurya nakubwiye ngo ubanze woze biriya byombo umuntu azakibwira agira ati nakubwiye ngo banze ujye kureba ko simba yariye bitwara gute buriya urabona simba yariye kandi ureko ko n'ibyo izarya ejo nabyo biteguye Dawidi rero ngo se yagiye mu isoko agura udutama ubwo nyina yari amaze kumuzanira se agura udutama amaze kugura udutama buriya hari iwacu mu giturage twe tugira n'intama ariko hari intama ubona nyine y'intama y'ishashi igura nk'ibihumbi 50 hari n'abandi bazana intama mu isoko ukumva kari yawe ni ihene ni intama ni bobo noneho ku buryo na nyirako iyo mubaje utakananga ngo urabona wambanganye n'umasohoro ari yarashika Isa agenda gura ubutama kuko mukuru we mu buhamya abagemuriye yaravuze ngo bwa butama ntabwo zari intama agura nk'ubwo ngo amwohereza mu ishyamba ryarimo amadubu n'inyamaswa z'ubwoko bwose zari muri iryo shyamba aho hari urukundo aba bagabo turaha bakwikiye bati uwadukingiranye muri rusengero agakubita n'akabwana k'ingwe ngaho niba muri abaniga ni mukice katurahira gitangaje gisa atarahagaze ni pusu ubwayo wayikingira yadukorera ibintu Isa aramufata amwohereza mu ishyamba na bwa buki na bwa butama arafata nizimara kurya ubutama cyangwa se zikararya ubutama zizakarye zirya ubutama nyuma cyangwa se zibanza ubutama zigaheruke Dawidi bavuga ko byibura ari we yigiraje muri vuga ngo ubwo data na mama bazanda Uwiteka azagira ndumva yaratora no kuri Bibiliya ariko uwonya bikomezaho haundi ni shangazi ni tantina haundi
ni Kristo reka murashimire Yesu ni umanyije aragenda ageze mu ishyamba Yesu utajya mu rupagereza abantu be ahagararana n'uwo se yohereje ahagararana n'uwo nyina atagiriye iki mu ishyamba kandi ko mu buhamya bwe yaravuze ngo ndi muri izo ndabo amadubu yarazaga itanga imbaraga ikanshoboza nkayacaki abantu z'abaha niyo taruvagiri barakubita bahohotera abana wera ni ihimba none bana bashirikire bana 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 zabaremba shaka kuko muri gukorera niwe mugabo nyamugabo wanakagombye gukorera akazi Dawidi rero ngo bamwumvanye iryo jwi bakaza bati kado wakongera ukaririmba ati wapi nanjye nzarimeze nabi mwana mugire icyo mukora ati rero ntacyo dufite cyo gukora twebwe dutunzwe no gutera tuzi gukoresha umuhumetso nicyo kidutunze ngo bagakoresha umuhumetso bakica inyoni bakotsa na Dawidi niho yamenyeye gukoresha iki bigera nayo wabo bategura ikirori Dawidi adahari ko ntabwo yaranyanze shawo kari nyoko ubwo se nyoko ntabwo ukunda habuze ukuntu baramukazi banjye banyanga buriya ko bafite iwabo nawe ukagira iwawe sheri ntabwo ukunda hari umunsi papa akora ngo sheri shushuha ni Dawidi rero iwabo bategura ikirori atabizi shokoriya Imana iteza mutiyaje muri icyo kirori ngo kuko hari uwo nshaka utaraha nanjye ndabavangira Imana igiteza mutiyaje wo gutabarwa akagira ate Dawidi rero barasaba bakora ibigize byose uko umuhanuzi yaravangiwe arareba bati urabona iriya badakwiriye batarakwiriye kabisa Imana itumva rero nturebe inzobe ye ni mukorogo yizeye ni mukorogo nge haraho ndebe bati ngaho Aminadabu se uragira ngo aracyari umurokore nyawe anyura hirya na kari kera gatikuraho ngo arimo n'ikindi ibirori Imana iteza muti yawe ishaka umurokore uhagaze neza igihe kigeze rabata ariko ntawundi bati ntawe rwose muhanuzi nawe manza wavange rwose bigeza abagore n'abatura bakunda bagira ukuri kose kuzuye abantu buri mugabo ati aho kakana kaho kandi nikaho abati kandi umugore uza akaye tarwasi umwana abaritaye mu gutwi ati yego ratakomeza uvuga ati nyine hari akana kacu ntabwo ndakabati hari akana kutwohereje kariya no muri birori ntakajemo umuhanuzi tira mugende mukazana abandi ati kare ariko uzana ibyapfuye se ko intare irashyamba nuko turizi umuntu yarirokokeraho nawe utakabaye yikubwiye ngubeho ubaho nawe utakakiriye yikubwiye ngo nzakugirira neza biremera muri Yesu biremera muri Yesu bigira biremera muri Yesu biremera nurekeraho Dawidi rero baravuga bati rwose muzane twirire ntabyo gutegereza ubuse nibazamuriye mu gitondo barashakira nibasazimyishe mu kanya urabona turareka kurya umuhanuzi baravuga ati mwunguka Uwiteka avuze ku bantu ndimurya ndimunywa uwo yagiriye neza ataragira ati bajya kumushaka bariruka baramushaka baramuzana bageze nawe rero umuntu wabaga mu ntamiyo ngiyo n'urutamatanga n'iki iki kintu turakigeza abantu bari kwega bakaba bati mukinyuza ahantu mukube iwacu hariya mu Kigali hari umuntu ukuba ikirenge arajya nko mu misa agahera nimugoroba ku buryo yoga umubiri wose ukamuteraniraho ari nka batatu seko mukara wa mu gitondo saa sita na nimugoroba twe wabivamo
araza bahamugejeje Urimu na Turimu umuhanuzi yari yambaye amabuye ya bigura tangira kubigura tibigende Imana ibonye uwo yavuganye ageshiraho n'ibimenyetso nuwo umusukaho amavuta umusukaho amavuta vuba barangije nyine ababaye umwami bagira igihe cyo gufungura rero abakire barakimara hagisorora ikinyamazi inka z'ingoko iziki akire muraka naje ndi Kigali korali ya hano Nyarugenge yantumiye Baraka ubwo nyine bari mu masengesho y'imisi 4 noneho barambira bati nyine ngwino nyo kwa Teresdate baravuga rero manje ufungure twe tuzafungura ejo nimugoroba none uze tujye mu masengesho noneho ngo nibisorori byuzuye neza birarenga hafi 7-8 nibyo nubwo ibyo bisorori byose ni ibya korali kuko twiwacu tuteka mu nkono inkono n'ibitetse nk'ibiryo bitandatu ibijumba ibirayi ibishyimbo kuko umubyeyi arasuka cyane hakabanza byanga ibirayi biri ati muwe muri akana sha Yesu yagize neza ariko ngize ngo nawe ukiri mu ntara ujye wibuka ko bisorori bitahozeho ahubwo nuko Imana yahinduye amateka ubwo rero njye nabonye ibyo bisorori ndibwira nubwo nibyakora umukozi mashikira urye twe turimo turategura shikira urye rwose noneho njye nkurura igisorori kimwe mumira kuri kimwe cy'umuceri nibwira nubwo nibyahari amarushe n'ibikisi namenya ko nibyo ndaruze ubwo nkuraho umufuniko ntangira kurya abo umuceri umuceri wonyine ubona ubundi ibiryo byose ndabijyaho kandi abari biki bagira bate nabo mutwana nka turimo tukaza tukamengereza ngo yonga umushyitsi manza ry'umuceri wonyine kandi ariko ubwana nabwo manza gusuzugura ubwana busuzugura kwe gusa noneho umukozi w'Imana aje ati mbe mukozi ma ko wari umuceri gusa kutafasha amasahani ngo warubire ngo ushamu byaguye ubwo nyine ntiyabyitaho ibyo nakoze ahita afata isahani anyarurira ku nyama ashikira ki yose arashikiye abakire baratima nangenganya nitegede we namwe ngo tuvanga damu n'ishati ababukagarande bamwe n'usukuntu mwanjanaga twatugiye mu murimo Yesu hakicuga ubwo noneho rero Dawidi nawe yabonye ibyo bisorori biteretse yari yarahuriye he nabyo ntaho atangira gukoresha intoki akaba noneho babandi bari inyuma urumana bari gutanga umwami kwarura kwabo baratangira ariko se uyatangiye gutora ibiryo abantu barabyanga noneho reba n'ukwasa imbere y'abari kwarura nikirusha bararirasakaranye noneho reba barakaye barambwira ati toka nugura umwanya aravuga ati ariko uretse Yesu wakoze muri gahunda y'abari aha narimo muri gahunda y'abagombaga kuza aha narimo uretse iwanjye tugira abatagira shinge uzaca ni Uwiteka wantunganirije ameza mu maso y'abanzi yanzuze igikombe ku mutwe amavuta araseseka nubwo mwazamure jamusi niraho nandura mu gikombe cy'igicucu sinzatinya we icyo gituma ntamara niko abaririmbira ahita akubitamo kamwe icyo gituma ntamara nicyo gituma nkomera mu maso amera nk'urutare amera nk'urutare nzi yuko ntazakorwa n'isoni umwe amaze antabara unzindishiriza ari hafi arangije yisubira mu ishyamba mwene Isaka igihe cyarageze intambara zirashira ibibazo birashira aba umwami wa Isirayeli amaze kuba umwami wa Isirayeli ndamarira nabonye
gutoza agahinda nawe atamara nagikomere nakimwe atomara n'ukuri Yesu akajyatemba kuba ngo nanjye ndagenda muri wewe nanjye ndataha iwanjye mfite abakozi bakora mu bikoni n'abarara ku gipangu pashara afite imodoka sheri urajyana iyawe urajyana iyanjye ujyanye aho ngiyo iriya nanjye bayitunganye ndaje gusa ko mwaburaga nayo yari ifite mu mbere yabikoze cyose si kuvuga ko cyangwa imbaraga zanjye nawe hariya bikoze mureke mureka twicare nicare mbaganirize tuganire ku by'urugendo sindaririmba kuko amasaha nashyize Dawidi aravuga ndakomeye Dawidi niyubakeye Yerusalemu ndakomeye Dawidi ntaje iwanjye ndakomeye Dawidi sindikodesha ndakomeye nubwo nkodesha ariko nagura n'ikibanza ku irebero Dawidi ngabona abaye umwami kandi aravuga ndakomeye Dawidi ariko karahaciye hariya mpagaze Goliyati agiye kunyica hariya mpagaze kirumuntu cya Goliyati mbona cyo cyaramutekera kimwishe gifite amamama 12 n'akuma cyari cyamuniza kigiye kumurwana n'umuntu bene Seruya baramutera ariko burya si bene Seruya ahubwo yari yarateganyije kazaba umwami wa Isirayeli Dawidi ngo yibutse iyo mirimo yose waravuze ngo Natani we njya nshimi yampagaze mama wacu atansha njya nshimi yampagaze data watubyaye yaduta njya nshimi yampagaze mpamagara umuntu telefone akayindurwa ngo njya nshimi yampagaze nabyaye akana k'ifura kanjye Dorukasi kageze amezi 6 umumama w'umuganga aza kudusura kubera inzu twabagamo twakinishaga umwasi aritegereza abonye akana karabaye umuhondo arangatumva rero iyi sosoma ntuzaniye n'ubundi murayimaze kabiri sana aka kana njye kukakurerera wowe n'umudamu wawe nzajya ndabasura ariko aka kana kazagapfana fata akana kanjye kameza rero njya kukabitsa ndashima Kristo ubu ari muri kaminuza nimuzibagirwe gukorera Uwiteka no kumuhimbaza Dawidi abona uburyo aganira bamubera sana fansa ibiki bamukorera protokolo nabwo atariko rero hari yarigizemo uruhare si imiryango hari abaririmbyi bacu hariya bari kuri mango aho ngeze kugeza uruhare aho ngeze kugeza uruhare rw'imiryango aho ngeze kugeza uruhare rwa sheri hakabamo n'ubwati njyewe nisigaga neza n'umukobwa wiye kutambagizwa umuntu wisize amamesa ari inkumi ubona yabaye umuhondo nk'umupira w'umukobwa wawe kuri kw'Imana none urimo urarobanura amavuta hariya muri supermarket uke amavuta nisiga rero urumva ufite original yayo ufite gutandukanya pirate na original kababwira akakanda musengeti sinda neza nibuka njye kuko nacuranga gitari ya solo twese gitari twacuranga zari za fabrication locale byari gitari twabarambaraga mu giti tugashyiraho imirya dukuye mu ipine y'igare abana barimo gucuranga muri mu munyenga abahungu bacu wacurangaga indirimbo izi intoki zigasoka kukagira ngo ni imipanga bakubise noneho rero najya gusaba amavuta ya tajiri utuvuta twaguraga 70 kajya kwa mwene data nkamusaba utuvuta kugira ngo zige ku ntoki kugira ngo byibura zidasaduka noneho ndagenda ngeze yari mu gitondo numva baravuze ngo ninduje ngo ni murokore ngo gusara ikindi kimuzanye ngo ubona amavuta aje gusaba numva ndakomeretse rero ntacumva vuba njye mbabaye umuntu uri
ntuzamubwire nabi kugira ngo umuhumye atazabitaza siko ntuzamwiye mba nabyumvise ndanagaza mu rugo bita muroko nigeza ko wazindutse ninaje kubasura none se bashaka ibintu birashaka igisoko kandi kuva na kera sema je singira umusatsi roko sana mara batari kumaza gutana umutu wibaga ko nandi umusatsi ugira mbese bati cyane amavuta waruje gusaba ntoya kandi niyo yaranze nasubiye ngeze imbere ngira Imana nguwite urabona ko maze kubera abantu kibazo umamavuta umpe 70 nyatoragure kuko nta yindi nzira nabonaga yakabana ifite inzira zirenze umpe 70 noneho ngeze muri etajiri batazongera kunsuzugura ngeze imbere ntoragura senkandi toraguye senkandi n'abandi simana none 20 araba byo yakoze nibyo byari bikomeye cyane nibisigaye ntakizabikora nimubwire ntuzaye kwigagira noneho irambwira ngo ayo mafaranga agenda kuri gisheke aya mana nubwo igisheke ntagiheruka ariko nta gisheke nshaka amavuta irambwira ngo jya kugura igisheke ntuhimbazwe kuko nacyo nari ngikumbuye ariko umpe nayo kugura amavuta naragiye ngeze mu rugo igisheke cya senkani ndakiguze ngeze mu rugo irambwira ngo icyo gisheke ntukirye ahubwo cana umuriro ugitwike igisheke ndacana umuriro ngishyiramo kimaze guhunga ndagihonda ndangije ndagikama umushoni mushyira mu gikombe irambwira ngo ujya kuri kiriya giti uzane amababi arindwi ndagenda njyaho nzana amababi arindwi irambwira jya kuri kiriya giti kindi uzane amababi 3 n'igisate ndagenda ndayazana jya kuri kiriya giti uzane amababi 2 jya kuri kiriya giti uzane ibabi rimwe jya kuri kiriya giti uzane igisate kibabi y'amababi ndayavuguta nyavanga na wa mushongi havamwa amavuta meza irangije irambwira ngo ngawisige ntuzongere kujya gusaba amavuta wayisize imyaka 3 n'amezi kandi yarahumuraga bye nubwo njye ntahumurirwa ariko madamu yarambwira ati nari guhumura twagera kusengera batayo mavuta ntayakuye ntahumura cyane ni umunyakigali wayampaye naho nigishe nubwo wahishaho yagukuye utangiye guhishaho yagukuye ugiye gutangira gukobya imirimo yagize Dawidi abwira Natani ati iyantabaye iyangijije iyankunze urwo data atankunze irihe Natani ati iri mwihema yego irihe iri mwihema iyantaye ijambo irihe Natani ati iri mwihema ntukabona abantu yarabateretse mu mazu y'ibitangaza mu mazu y'ibitaraza bakingisha abakomikayo basigaye bakanda telekomanda akijyana kugira ngo ni nako gaciro bayihe murya mugaga ntimuzibagirwe iri mu ihema Dawidi ati nta muntu utarafika ba ni ihema Natani ati ni mwirida Dawidi ati ntibishoboka ntabwo yaba yarangiza ubundi bwe ngo irare mu ihema ryame mu nzu yibwire ngo arakibuka ibyo wakoze byose arashaka kukubakira Natani aragenda tuwite hari ucibuka aho wamukuye hari abibagiwe hari abahuye n'umurenge baribagirwa ariko warakibuka none ngarashaka kukubakira Imana ibwira Natani ngo Natani bamubwire ngo warugize neza ariko ayo mahirwe ntayo ufite bwira muri kumwe ngo hari abifuza gukorera Imana itemereye kubaho hari abifuza kuyikorera itemereye kubaho ubu ngubu uriya mwana uryamye hariya irusororo bashyizeho amakaro uwamubyutsa akamubyutsa yazagaho Imana ibyo yasize byose hari abifuzaga kuyikorera hari n'abayihigiye umuhigo muri Faisali no muri hariya CHK n'ahandi Kanombe baravuga ngo uwite nungiza imodoka ngendamo niya madamu nzazigwaze gukorera umurimo Imana ikerekaga baragushingura shaka uwite wambere ngiye gusiga abana n'umugore gusa se ni wowe wa mbere cyane basore beza bitondaga babandi beza b'ibishongore abo wari uzi nawe utamenye
abura amahirwe. Hari abifuzaga kuyikorera itahaye amahirwe. Hari abakoreye umurimo hano mu Gatengera babwira ngo barebwira ati papa uzatureke tujye mu rwa etaje tewe kadamurataha wakwihangana mama tewe yamuragenda bati bikumwicaranye ngo twe turiho ariko hari abagiye nta nubwo tubarushisha ryo gukora barabidusunze ahubwo babura amahirwe yo gukomeza gukorera iyo gahunda. Ababwira ati nta mahirwe ufite, umuhungu wawe Salomo niwe ihaye ayo mahirwe. Ngiro mwicaranye ngo ba Dawidi baciyeho turi mu mwanya wa Salomo. Benshi warabacuye baratashye bararuhutse badutegereje nakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Dawidi abonye abuze amahirwe arafata uyu muhungu wanjye azabifata nk'ibyoroshe kandi ari byo byangiza uwundi we. Arafata mwana wanjye njye ngiye kugenda nk'uko ab'isi bose bagenda ariko utazasondeka iyambo wanjye ngize zahabu akira diyama akira ifeza akira koruta akira amatibe ya metalike. Dawidi ngaringaniza ibyagombaga kubaka urwo rusengero kugira ngo Salomo atazayihana. Mureke mbabwire papa Jarike twari kumwe ejo bundi mu giterane hariya mu Ruyenzi, nyakubahwa umuvugizi wacu turi mu giterane hariya. Papa Jarike twari twicaranye rero uyoboye iki giterane turafite akaguru gahenze kari akaguru ke nibuka yashobora tugiye mu ivugabutumwa tugiye kwigisha igiterane cy'abasirikare bari bavuye Sudani mbere muri za 2000 na Kangana, ariko mbere akakagura dayihati ariko tugiye kuzamuka ka gasozi Taramariye mbona wari kujya gukikira akagenda kagura dayihati ariko ntashoboye kuzamuka iki. Twebwe rero no kubuguru bwanjye ari bugufi ariko ngende kuzamuka iki naka Papa Jarike kagura dayihati kanje ukagura ntazingahe ubwo kanje kagura zingahe uzirika yagura umukene amaguru yawe yombi yaguzaga uziburi abo bakanye ku rusengero bareka ngore ngahuri kugeza akandagira aho kandagira ariko barizo mwicaranye ngo buri jisho ryagura kangahe shaka nyine bafite amafaranga bakanga ariko nawe utunze urutaza hamwe kuburi normal udatoragura amashashi wabigura ngaho kuburi muzima warabyaye bikemera wabigura ngaho. Ibyo yakoze nibyiza nkora nishimye kuvuga icyongereza bikemera wabigura ngaho. Ariko atakiriza hamwe hari akana ka mucuti wanjye kanyereye ku makaro amenye imbere yo zavamo ese rero ni umukire ariko ngataya ati yasome yasubijemo atuze ukuntu yamenye ati bigeze muri miliyoni 6 kandi yagiye kujya ayiguraga wiye nakanande ganza kuko yabonye miliyoni zingaho kutuko ntabwo yako ushoboye gutwara igare ubwo se waba ufite umugongo wagize ikibazo ukazamura umugenzi ni uwo mugongo muzima neza hawe aravuga ngo rero genda wubake utazasondeka imana yanjye niyubaka ariyo nyumba rero ngo nta nyungu nta rusa nta kintu cy'icyuma cyumvikanye mwiyubaka n'ibiti abasharupantiye bafungiraga amaguru hirya bati ntimuze rushaka kumvira data wowe wagiye gukora kore n'abanyamagabo nta rusaku bagafungira amaguru hirya ati mushyiraho igura ryitwa naho ni ubuhungiro data duhaye mushyiraho igura mufungire mushyiraho agasupana kitwa hari ababuze aho bagera se mukomeze mutabikinisha nta rusaku rwahabonetse.
ibiciro bigasigara kuko ubundi bari batumva rero niba ndabemeye nyine mu nganzo aho yadukuye iwabo w'inyamaswa zihuma mu butayu tuwahegereye urupfu. noneho rero uzi ko mu nganzo bijya bisigayeyo by'ibimene iyo uciye ubibona igikeri kivuye mu ngego mama mu nganzo baracabanga baracaterekera baracahereza amahembe baracagira bate mu nganzo niyo ariko niyo umwami yaducongeye ahantu wadukuye ni wowe w'inyamaswa mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu uzi kurinda mana we. amakamyo yitwa ubuntu bwe araduheka aratuzana ngo ngaho nimukorere imana mugatenga. ubwo rero ingorane hari amabuye yanjye adaconzwe iryo rero buye rigiye kuryubaka ritugikanga bati tuzitanga kugira ngo twubake ugasanga hari ifufu yitwa ariko muracyadukorera ibintu biracyafite agaciro bagakubita hejuru yitwa ni wewe utazi iby'imana ishaka ariko wowe kujya urangenda nonese nareke kukubwiza ukuri dufite amabuye tubikamo byabagiye kandi ngo bapfundikanije ubwo si itiko ryamushumbaga bakabazanya inyundo yitwa uretse wowe utagira umwuka wera udakoze iki gihe wazakora rya bati mushireho ikamba ryitwa murebe ko cemeye nibyo bashaka kugira ngo bashireho ikamba rikamenekera niyo bati niba ari ibintu dusizemo ndetse ntibagaruka gusabira niho bagikubise ikinyundo cyitwa kwizera kutagira imirimo kuba gupfu bikameneka nabi kiti mwikujya muhora mu ngenda naho camenetse nawe mwiri bakagira ibintu nta rusaku aho ibuye barisiraga basangaga riconze koko mbwira mwicaranye ngo uri umuntu ufite umumaro mu nzu y'uwakugiriye heza umuntu ufite umumaro ugiye heza icyo yakuzaniye ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bitagize bite mwakire neza ijambo ry'Imana.